Amazina yanjye nitwa Agnesi, mfite imyaka 20, nkaba ndi umukozi wo mu rugo. Mu minsi ishize nyir'urugo aherutse kunsaba ko twaryamana. Ubwo ni umugabo wa mabuja nyine. Twari twiriwe mu rugo ari njyewe nawe gusa, umwana wabo mutoya yari yagiye ku ishuri. Nuko mabuja ubwo yari amaze kujya mu kazi rero, bose nibwo yansabye ko namuha ku bintu akampa 20,000. Ariko ubwo kugira ngo nanjye mwemerere muhe ku bintu, kuko naramuhaye pe, uwo munsi yarandongoye ndetse binagenda neza, numva bikora neza bya hatari kurenza abandi basore nahuye nabo nkiri iwacu mu cyaro. Ukuntu byagenze uwo munsi, ubwo mabuja yari amaze kujya mu kazi, negereye patoro kuko we yari yiriwe mu rugo, yari amaze nk'icyumweru yirirwa mu rugo. Naramwegereye ndamubwira nti bosi, ko nari mfite ikibazo kinkomereye, wambabarira ukanguriza amafaranga? Ntabwo nari nzi yuko uwo mugabo ari buhite ambwira ngo mbanze muhe ku bintu abone ko yampa. Yarambajije ute se ufite ikihe kibazo? Nari maze iminsi ndwaje mama aho atuye mu cyaro, yari amaze igihe arwaye. Nuko ndamubwira nti mbabarira ungurize 20,000, nimujya kumpemba uzayangatemo, ariko mfashe mama kujya kwivuza, nta wundi muntu afite yakwaka amafaranga. Ndabyibuka bosi yarambwiye ngo ngo 20,000 shana, ayo ni amafaranga make rwose, ntabwo nayakwima pe, ngo ariko ngo nanjye kuyaguha, ngo nanjye hari ubufasha ngo ndagukeneraho. Ndamubwira nti nta kibazo rwose, mbwira icyo wansaba cyose nagikora, ariko ukayampa. Ntabwo nari nzi nyine icyo agiye kunsaba. Arangije arambwira ngo ngagera hino. Ubwo urumva njye nari mpagaze, we yari yicaye mu ntebe. Naraje ndamwegera, arambwira ngo icara nyine. Nicara aho ngaho iruhande rwiwe, umugabo niko kunkora ku rutugu. Amaze kumfata ku rutugu, urabona iyo umuntu agufashe ku rutugu, ukuboko nyine aho uko kuba kumanuka ku ruhande kuba kuri hafi gukora ku ibere. Umugabo yakoze ku rutugu, nuko ikiganza cye gitangira kunkora ku ibere. Arangije arambwira ngo anye, ngo rero ngo 20,000 ngiye kuguha, ngo ngewe ntabwo nshaka kuguha amafaranga nzagukata mu mushahara, ngo ngewe ndashaka kuyakwihera burundu bigahwana, ubundi nanjye nkagusaba serivisi yoroshye wamfasha. Ndamubwira nimbwira nta kibazo, ariko ubwo wibuke umugabo yari arimo arankora ku ibere. Muri ako kanya arangije arambwira ngo urabona ngo umugore wanjye asigaye yarabaye bize, ngaho yagiriye mu kazi, ngazinduka agenda agataha ijoro, kandi koko nibyo pe, mabuja ataha nijoro twese twasinziriye, mu gitondo nabwo akabyuka agenda tukiryamye. Nyine ni umucuruzi, kandi kuko arangura imari mu gitondo, nawe urabyumva 10:00 aba yagiye. Ubwo bose arakomeza arambwira ngo ubukungu uko ndeba, ngo mperuka gutera akabariro mu nk'amezi 4 ngashize, ngo nkumbuye kurongora bya hatari, ariko umugore wanjye kumufatisha byarananiye. Ngo mu gitondo mbyuka nsanga yagiye, nijoro ataha nanjye nasinziriye, ngo hagati mu ijoro nagira ngo ndamuhindukije, umugore ati ndananiwe reka niryamire. Ati none wansaidiye ukampa ku gaturu ko ntacyo ndi butwareho, ko kitari bunagabanuke, nanjye nkakwihera ibyo 20,000 ukifashiriza mama wawe. Bose akibimbwira mu nda haranandiye kubera ubwoba, kubera ko uwo mugabo ni ikigabo kirekire, urumva kinini cy'igisirimu, ku buryo ntanatekerezaga ko yatinyuka kumbwira ibyo bintu. Nabonaga ndi agakobwa k'amafuti atanatekereza no gusoma. Ubwo numva ngize n'ubwoba, ndamubwira nti se patoro,
ubwo mabuja atuguyeho arambwira ati hoya, atoye ibyo ngibyo bireke, ngo ahubwo birakunda cyangwa ntibikunda, atoye ibya mabuja byihorere ntibitureba, nta nubwo ari budufate, ngo ahubwo birakunda, nguhe nanjye ayo mafaranga cyangwa ntibikunda. Sha ntabwo nari bubyange pe, nari nyakeneye cyane cyane rwose. Ubwo muri ako kanya nahise mubwira nti nta kibazo, ariko nizere ko urahita uyama. Ati humura nta kibazo. Ubwo ako kanya rero urumva twari twicaranye mu ntebe, yahise ankuramo agapira, arambwira ngo uzamura amaboko ngo ukuremo kano gapira, ngo nkore ku mabere yawe ngo nanayareba, uzi ukuntu ubu ndi kumva ari meza. Muri ako kanya nyine nkuramo ako gapira, nako ni nawe wakankuriyemo. Amaze kukankuramo arambwira ngo ushaka ufite amabere meza, ngo abakobwa bo mu cyaro ngo muba mufite amabere meza agihagaze, ngo mutandukanye ngo n'ibikobwa by'inaha, ngo usanga ibibere byabo byaraguye, ngo kubera kwirirwa bayakanda. Umugabo ngiye kubona mbona arunamye gutya, atamiye amabere, atangira nyine kuyonga twicaye mu ntebe, ariko njye nari mfite ubwoba, nari ndimo ndatekereza ibintu byinshi, nkareba nkabona umuryango urafunguye kandi turi muri salo, nari ndi gutekereza ibintu byinshi ku buryo no gushyukwa rwose bitari bukunde. Nari ndi kwibaza ndetse ubu ngubu mabuja atuguyeho, urumva se nari ntuje pe. Ubwo muri ako kanya umugabo aragenda yunga amabere, ariko ngiye nkumva nyine ntabwo biri kuryohera rwose, arayunga pe umwanya munini. Nuko nibwo nagiye kumva numva arambwenganye ngo noneho ngo reka dukuremo ngo n'ibi ngibi wambaye hasi. Nsa nk'ubyanze nyine, arambwira ngo none se ngo kudakuramo kandi twabyumvikanye. Ndamubwira rero bose katubanze basi dufunge umuryango. Uwo mwanya bose ahita ahaguruka, niko kugenda adadira umuryango, akubitamo urufunguzo. Byibuze aho ngaho numva ndatuje, kuko ngira mabuja ugira amahane, sha ugira amahane urakara ubusa, ku buryo naravugaga nti noneho mabuja anguyeho bose ari kundongora, noneho ntiyankubita umuhini w'isombe. Numvaga mfite ubwoba. Icyakurikiyeho rero nta kindi, muri ako kanya tumaze gufunga, bose noneho nibwo yakomeje kunkoraho, numva gake gake ntangiye kugenda numva biryoshye, ariko impamvu nari ndi kumva biryoshye ni uko noneho yari arimo arankora ku gapipi nyine, ari kugakoraho gutya, nkumva ni byiza. Umva twagumye muri ibyo, nyuma nibwo nagiye kurambura umugabo amanuye ipantaro, byari afite ibintu binini nyine, yumva ko nabirebye nkumva ndanikanze. Ubwo ankuramo byose nakuramo, arangije arambwira ngo ninze nyicareho ngo ndi kumureba. Ubwo mfite amasoni n'ibiki byose, ariko ubwo muri ako kanya akimara kunkuramo yarambwiye ngo ariko ngo ibi bintu ngo uzabyogoshe, ngo ibintu ujye ubyogosha ngo ntabwo aba ari byiza. Ubwo byari ibisya nyine, byari byinshi mu bintu ntajyaga nanitaho, n'ibyo ngibyo birimo pe kogosha. Arambwira ngo ibi bintu rwose ngo nta mukobwa ungana nkawe uba ugomba kubitunga, ngo kereka abakecuru, ngo uzabyogoshe. ndamubwira ni nzabyogosha. Ubwo muri ako kanya rero nibwo nahagurutse ngerageza kuyicaramo, ariko numva ndi kubabara. Yari ndende, yari nini, runini cyane nyine, numva rurambabaje, nayicayeho numva wagira ngo igeze mu nda. Nibwo umugabo rero yatangiye kundongora nyicayeho. Cyokoze
ubwo yatangiraga kundongora natangiye kumva ibintu biryoshye, gake 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 numva ibintu biraryoshye, numva biraryoshye, noneho arandongora cyokoze nyuma y'iminota nk'icumi nibwo yangiye hejuru arambwira ngo niryame mu ntebe, ndaharyama, arandongora koko arandongora, umugabo yanga kurangiza, wumve ko nageze aho ubwanjye nkamutanga kurangiza, noneho nibwo umugabo yambwiraga ngo nawe ari hafi, noneho akajya ambwira ngo nye urumva, yarandongoraga nyine nkumva biraryoshye ngataka, ariko kumbe nyine utaka gakeya mu kajwi gatoya wongorera nyine. Umugabo arangije arambwira ngo nye ndumva nenda kurangiza, ngo mbabara ngo utake cyane, ngo mbabara ngo utake cyane, ngo ijwi ryawe ryumve neza, ngo uri gutaka, ngo kandi ngo ujye umpamagara papa. Nkajya nitasa nyine nkababwira nti papa biraryoshye, turabikora, arakomeza, ubwo nagiye kubona mbona birarangiye. Bimaze kurangira rero nibwo twahise twambara vuba vuba, ndagenda mfungura umuryango, arangije ahita azana 30,000, arambwira ngo urengerejeho 10,000 ngo ugende ugura ikinini haba kuri farumasi gituma utari busame. Icyo kinini nari ngizi, nanjye iri iwacu birahaba, ndavuga ntego. Ibyo byararangiye rero nisubira mu gikoni njya guteka. Icyo gihe narabikoze koko, ndagenda ngura ako kanini, nta kibazo nigeze ngira. Noneho ariko ntabwo nari nzi impamvu bosi wanjye yari yiriwe mu rugo, kumbe bari bamaze iminsi bamwirukanye mu kazi, ariko kuko bari abakire yari asanzwe afite n'amafaranga, ntabwo yari kumburira 20,000 byo kumpa cyangwa 30. Ubwo ngiye kubona mbona icyumweru cya kabiri kirikubise, bosi yirirwa mu rugo twirwana, ubwo mabuja we ni cya gicuku akaba yagiye, igicuku akaba atashye igicuku nanone. Ubwo yarashize icyumweru rero bosi wanjye yarongeye aransaba, icyo gihe ariko ho ntabwo ari njyewe wamwatse amafaranga. Twaratetse turarya, tumaze kurya ibya saa sita, ubwo urumva sinari nyizerera ngo njye gusura inshuti zanjye, reka namaraga guhisha akazi kose nkarangije nkajya mu cyumba nkaryama. Ubwo nari ndyamye rero, ubwo haraciyemo icyumweru kimwe turyamanye, ubwo nari ndyamye nirambitse ndi kuruhuka, nagiye kumva numva bosi arankomangiye ku cyumba, ndabyuka ndafungura, ahita yinjira mu cyumba, arambwira ngo none se ngo wari uryamye? Ntiyego. Ngo none se kutambwiye ngo nze ngupfumbate? Ndamubwira nti urumva ibyo bintu nabitinyuka? Bose arangije arambwira, ubwo yahise azahita yicara hehe ku gitanda ku buriri bwanjye, arangije arambwira ngo none se ngo ko nari ngukumbuye. Nabuze ikintu musubiza, ndaseka, ahita ambwira ngo kandi ngo ntabwo ngo n'ubundi ngo nakurongora ngo birangire gutyo gusa, ngo n'ubundi ndakumenyera akantu, ngo ndakwinginze mbabarira wongere undi, ndaguha nanjye ku mafaranga. Ubwo ntabwo nari mfite ububasha bwo kumuhakanira, buriya ngiyo nyihoramo, ndabona nimba ari ukubera no kubatinya no kumwubaha, ahari nta nubwo nari bunabishobore kumwangira. Ubwo twagiye rero ku buriri aho mu cyumba cyanjye, umugabo aratangira arandegura, ubwo kandi niko ngenda nanjye mwisanzuraho gake gake. Urebye uwo munsi wa kabiri byagenze neza kurusha uwa mbere, kuko umunsi wa kabiri nasaga nkaho nari mwisanzuyeho. Nyuma rero yabigize nk'umuco, ku buryo rimwe mu cyumweru nabaga niteguye ko ndi burongorwe hagati yo kuwa gatatu
cyangwa ku wa kabiri nabaga mbizi, nari nsigaye nogosha nyine nsya ndabimenyera, kandi yandongora akampa ibihumbi 20 akampa udufaranga. Nyuma nibwo yaje kwicara arambwira uti ariko rero nyesi, ati ndashaka ko ushyiramo agapira, ati kuko ntabwo wazajya uhora ugura ikinini cya 5 ati genda ushyiremo agapira, witeze agapira cyangwa agashinge byibuze k'amezi 2, noneho tujye tubikora twisanzuye. Naravuze nti wa mugani, naragiye ntangira kujya niteza agashinge, noneho umugabo ndagenda ndamumenyera nyine ibi bintu bisanzwe. Twakomeje muri uwo mujyo, nibwo umugabo ubwo yari ashize amezi agera kuri 6-7 yaje kunyegera arambwira uti ariko ati ko numva uru rugo rwanjye narurambiwe, nsigaye mbona nta n'urugo nyigira, ati umugore wanjye asigaye anansuzugura kubera ko nta kazi nyigira, ati wanyemereye ko ngiye gusubira mu kazi, nasubira mu kazi nkahita mwirongorera akakugira umugore tukibanira. Ndamubwira nti rero ntabwo nasenya urugo rw'abandi ngo nze tubane, ndamuhakanira. Arangije arambwira ati yeti nta kundi niba utabikora birarangira nyine, ariko arabimbwira ko agiye gusubira mu kazi. Icyo gihe namwihoreye, iminsi irakomeza irihirika, gahunda yacu yo kujya turongorana rimwe mu cyumweru irakomeza, umwaka urashira, uwo mugabo narabaye nk'umugore we pe, ku buryo hari n'igihe yajyaga anyuzamo mu cyumweru ntabinsabe, nkumva ahubwo ni njyewe ubangamiwe, kuko yari yaramaze kubimenyereza. Ubwo ubuzima bwarakomeje rero, tuza kugera igihe nza gutwara inda mu buryo ntateguye, ariko ubwo umugabo mu mpera z'umwaka yasubiye mu kazi. Naje gutwara inda rero mu buryo ntateguye, ibintu birancanga. Nibwo ejo bundi umugabo namwicaje turaganira, ndamubwira nti burya bwose naje gusama mu buryo ntazi. Ndamubwira nti none biragenda bite ko nasamye? Umugabo ndamubwira nti wampaye amafaranga iyi nda nkayikuramo ko ntari niteguye kubyara. Umugabo ati hoya, ati kuva mbere hose ngusaba ngo umbere umugore ukabyanga, ati rero nicyo gihe umbere umugore, ubwo watwise ntabwo wajya kubyarira iwanyu, nta nubwo wabyarira hano, ngwino twibanire ngurongore, nyuma y'igihe tuzajya kwirega iwanyu dukore mariage ibintu bijye mu buryo. Ati kuko uyu mugore wanjye n'ubundi nsa n'utamufite. Numvishe binshanze, ubwo nibwo naje guhamagara mama mugisha inama, mubwiza ukuri pe, ndamubwira nti mama naje gusama, ariko n'ubundi urwo rugo ntiruhamye ibintu nk'ibyo. Mama arambwira ati mwana wanjye, ati miruze hano uze usebere hano iwacu, nta kundi uraduteye, ariko wisenye urugo rw'abandi. Ati urumva uwo mugabo utaye umugore we babyaranye ari wowe wazagirira impuhwe? Numva nabyo cyakoze mbitekerejeho, ariko undi mutima ukambwira uti se wasanga koko uyu mugabo afite gahunda, adateganya no kukubabaza, ugasanga nanone wikuye amata mu kanwa ukajya kwandavurira mu cyaro wenyine. Ni ukuvuga ngo mbitekerezaho byose nkabura umwanzuro, ndagira ngo mungire inama yo guhitamo.